Yes, bwari ngwaye ikaze kuri Tunga 250 nizera ko umeze neza cyane cyane yayiguha amakuru abari fresh sana. Turagarutse kugira ngo tubane muri ano makuru na makuru ndi kubona ni inkuru yagiye ikwirakwira, inkuru yavuzwe hano mu Rwanda. Shobora no kuba hari yambutse imipaka ni Burundi, Tanzania, Sudan y'Epfo ndetse na DRC, Tanzania, TZ, Kenya bose bakamenya iyi nkuru. Inkuru rero igaruka ku marushanwa ya Miss Africa Caribbean 2020 akaba ari amarushanwa n'igikorwa cyabereye hano mu Rwanda. Batoranywaga umukobwa ugomba kuzahagararira u Rwanda muri Miss Africa Caribbean ibera hariya muri Nigeria ni mu ntangiriro z'umwaka wa 2021 nibwo aya marushanwa azaba. Aya marushanwa rero mu kuyatoranywa cyangwa se mu gutoranya abakobwa bagomba kuzahagararira u Rwanda ntago byavuzweho rumwe ku mbuga nkoranyambaga nka Twitter n'ahandi yagiye atandukanye. Anga rero mu bagize icyo bavuga kuri bano bakobwa bagaragaye bambaye umwenda wa bikini, undi ni umwenda umenyerewe koga, harimo wita Ingabire Immaculée. Ingo akaba ari umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda. Ingabire Marie Immaculée nawe hari ibyo yavuze rero kuri bano bakobwa n'ubundi bagaragaye bambaye bikini, bamwe bati bari bambaye bikini batari no ku mazi. Nizera ko rero wamaze gukora subscribe kuri channel ya Tunga 250, wamaze gukanda hariya kukazogera kugira ngo ujye umenya ibyo dushiraho n'ibyo tuganiraho, ndetse ujye ushiraho na comment cyangwa se ugire icyo uvuga ku byo tuba twashyize kuri ino channel kugira ngo n'ubundi ujye umenya amakuru yihuse cyane, ndetse n'ibyo dukora natwe dushyiremo ingufu cyangwa tumenye n'ibyo tugomba gukosora n'ibyo tugomba kongera. Ibyo byose rero nimba warabikoze rero inshuti yacu ikomeye, uri inshuti yacu ya kadasohoka twiganire kuri no nkuru. Anga rero bamwita Ingabire Marie Immaculée akaba ari umuyobozi w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane hano mu Rwanda, cyo bita Transparency International Rwanda. Uyu nguyu rero yavuze ati buriya kijyanye n'ubwiza ntago bureberwa mu busa cyangwa se ntago bureberwa no mu kwambara ubusa. Ibi ngibi rero yabivuze n'ubundi abikomoje kuri no nkuru yagiye yandikwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Yakomozaga rero ku bakobwa n'ubundi biyerekanye mu mwambaro wa bikini muri Miss Africa Caribbean, ashimangira ko ubwiza bw'umukobwa budakwiye gushingirwa cyangwa se kureberwa mu kwiyambika ubusa. Ibi byabaye ku cyumweru tariki ya 25 Ukwakira, nibwo rero hariya mu mujyi wa Kigali habaye igikorwa cyo gutoranya abakobwa 5 bagomba gukurwamo umwe uzaserukira u Rwanda muri Miss Africa Caribbean izabera hariya muri Nigeria mu mpera z'uyu mwaka w'ibihumbi 2020, kuko n'undi bizabiri gushyira intangiriro z'umwaka wa 2021. Ku gutoranya abakobwa kwakurikiwe n'induru ndetse n'intugunda, benshi bavuga ko batishimiye uburyo basabwe kwiyerekana mu mwambaro wo kogana uzwi nka bikini. Usanzwe benshi bavuga ko uhabanye ndetse utanakwiye ku mukobwa w'umunyarwanda, ukaba uhabanye n'umuco nyarwanda. Umwe mu bakoresha rero urubuga rwa Twitter witwa Radio Mutesi yashyizeho ubutumwa buherekejwe n'ifoto y'umwe mu bakobwa n'ubundi bari bitabiriye kino gikorwa wambaye bikini, maze yibaza niba koko ibi bintu bikwiriye ku mukobwa w'umunyarwandakazi. Angara akaba yagize ati mumugure harya ubwiza bw'umukobwa bubonwa ari uko ashyize hanze ubwambure bwe akiyerekana. Hanyuma se muri aya marushanwa y'ubwiza ko n'abahungu cyangwa se basaza babo nabo bayitabira, ko ntarabona amafoto yabo nabo bambaye ubusa cyangwa se bigaragaza gutya. Benshi mu bamusubije bavuze ko mu gihe aya marushanwa n'ubundi abera mu bindi bihugu atari kubera mu Rwanda, nta kabuza abakobwa mu Rwanda n'ubundi bazasabwa kwambara bikini nta mananiza, kubera ko riba yagiye mu irushanwa agomba kuzajya kurikiza amabwiriza y'irushanwa bitihise. Amarushanwa niyirirwe ayitabira. Bita Janvier Popote, uyu ni umunyamakuru nano baracyari umunyamakuru yagiye akorera ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. We yagize ati keretse abanyarwandakazi nibavuzwa kwitabira aya marushanwa, naho ubundi ibigenderwaho mu kuyatsinda nibigendanye n'amahame y'umuco nyarwanda. Iyo wemeye guhatana rero ugomba cyangwa se uba wemeye n'ubundi kwambara bikini nta mususu, kubera ko nta yandi mahitamo uba ufite, uba wemeye gukurikiza ibyo aya marushanwa asaba. Gusa uwitwa Kivu Patriote we siko abibona, kuko mu butumwa yasubije bita Mutesi Lydia yagize ati ikibazo cy'abantu nkamwe isi irabasiga ntimubimenye.
mukomeza kurambiriza kubidakwiye, mukomeza kurambiriza kubidakwiye. Nawe ubwawe mu mabyiruka yawe ubwo wari ukiri umwana urimo ubyiruka, ababyeyi bawe bakubwiraga ko imico yawe ari iyabubu idakwiye. Ati isi irahinduka igahindukana n'ibihe, ibihe bikazana n'ibyabyo. Manishimwe Aaron we yavuze ati byahinduka gusa igihe ayo marushanwa yabereye mu Rwanda agakorwa n'abanyarwandakazi cyangwa se akitabirwa n'abandi, ariko iyo ngingo igakurwamo. Ingabire Immaculée, umuyobozi wa Transparency International Rwanda, we mu butumwa yatanze cyangwa se mu gitekerezo yatanze asubiza cyangwa se abwira uyu nguyu Mutesi Lydia, yavuze ati uburyo abakobwa bari bambayemo ntaho bitandukaniye n'ubusa buri. Yagize ati n'ubundi ubusa n'ubusa nyine, kandi ubwiza ntibureberwa mu busa. Uretse abo ngabo bagiye bandika basubiza Mutesi Lydia, hari n'abandi bagiye bavuga ibindi byinshi bigiye bitandukanye n'ubundi batishimiye kuba bano bakobwa bagaragaye bambaye bikini. Harimo bavuze ati niba bano bakobwa baba bategetse kwambara bikini ahantu hatari no ku mazi, cyane ko ano majonjora yari ari kubera hariya muri hoteli imwe mu mujyi wa Kigali. Bavuga ati niba babategetse kwambara bikini, umwenda wo ku mazi, atari no mu gihe bari ku mazi, nabo bajaji cyangwa se nabo bagize akanama nkemurampaka nabo bagiye bagaragara bambaye umwenda wa bikini kugira ngo bababere urugero cyangwa se babarebereho icyitegererezo. Ni ibintu byinshi byagiye bigarukaho, abandi bati babandi barwanya indirimbo z'ibishegu uriya mwanya barawuta, ahubwo bakarwanije ibi ngibi bijyanye n'aya marushanwa yambika abakobwa ubusa, mu gihe abandi bo bavuga ati babandi barwanya icuruzwa ry'abantu. Ahangaha niho bagahanze ijisho kubera ko ibi ngibi ni ubucuruzi bwo gucuruza umwana w'umukobwa. Ni ibintu byinshi rero byagiye bigarukaho kuri uno mwambaro wa bikini. Bano bakobwa batangira Miss Caribe Africa 2020 bagaragaye bambaye mu mafoto yagiye akwirakwira kuri social media ndetse no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Rero n'abantu benshi bagiye babigarukaho bagira icyo bavuga, nubwo bamwe bavuga ati niba wemeye kujya mu marushanwa n'ubundi uba wemeye gukurikiza amabwiriza ndetse n'ibisabwa byose kugira ngo ube umwe mu bakompeta cyangwa se barushanwa muri ayo marushanwa. Abakobwa batanu barimo 4 bitabiriye Miss Rwanda nibo babonye itike mu gushakisha umukobwa uzahagararira u Rwanda muri Miss Caribe Africa 2020 izabera muri Nigeria mu mpera z'umwaka wa 2020. Barimo Murebwayire Irene bitabiriye Miss Rwanda 2019 ndetse n'Uwihirwe ya Sipi Kasmiri wabaye igisonga cya mbere cya Miss Rwanda 2019. Biyongeraho Kirezi Rutarema Labrine ndetse n'Uwase Aisha, nabo bari mu bakobwa 20 bitabiriye umwiherero wa Miss Rwanda 2020. Undi mukobwa wabashije gutsinda muri no jonjora rya Miss Africa Caribe ni uwitwa Gacukuzi Berize usanzwe ari umunyamideli. Abo bakobwa batoranijwe mu bandi bakobwa bagera ku 8 bashakagwamo uzahagararira u Rwanda muri rino rushanwa. Buri mukobwa yanyuze imbere y'akanama nkemurampaka abazwa ibibazo bitandukanye birimo n'ibijyanye n'ibidukikije, ingaruka za coronavirus yagize mu buzima bwa muntu n'impano afite n'ibindi. Abakobwa batambutse imbere y'akanama nkemurampaka inshuro zigera kuri 2. Ubwa mbere bari bambaye amapantaro n'imipira, mu gihe ku yindi nshuro beyerekanye mu mwambaro wa bikini ukunze kuvugisha benshi hano mu Rwanda. Iri rushanwa ribera muri Cross River State, imwe muri leta zigize Nigeria. Mu mwaka ushize ryegukanywe na Irene Ngendo Muki wari uhagarariye Kenya. Umukobwa yegukanye rino rushanwa ahabwa asaga miliyoni 34 z'amafaranga y'u Rwanda n'imodoka nshyashya yo mu bwoko bwa Ford SUV. Kamushimire cyane we twabanye kuri channel yatunga 250. Ni amahitamo meza rutayandi uba wakoze ukaza kumva ibiganiro byacu ndetse no kubireba. Hanyuma niba utarakora subscribe jya uhita uyikora bigende neza cyane. Niba utarakanda kukazogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa tuba twashyizeho cyangwa se ikiganiro cyose tuba twakoze hano nabyo ubikore kugira ngo ujye ubona ikintu tayari nkimara kugishyiraho itubona ka notification cyangwa se nka message ikwibutsa ko hari ikintu dushyizeho. Hasta la vista, ukomeze ukora ibyo ukora kandi ubikore neza, ubikora ubikunze. Kazi ni kazi. Uyu munsi ukora akazi utagakunze ariko ejo bundi kakagera kakakubyarira inyungu ahubwo kakagira akazi kawe ka buri munsi.